Biragoye ko waba uri umunyarwanda cyangwa ufite aho uhuriye n'u Rwanda ukaba utazi uyu mugore w'imyaka 45 bita Mutesi Scovia. Uyu Mutesi Scovia amakuru tubazaniye atari meza nuko yiciwe urubozo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari yagiye gushakisha amakuru ya M20 ndetse n'igihugu cy'u Burundi bimaze imyaka mu ntambara. Amakuru atari meza tukuzaniye kuri uyu mugore w'imyaka 45 Mutesi Scovia nuko yaba yiciwe urw'agashinyaguro muri RDRC. Reka tuze mu kanya, wibuke gukanda subscribe ubundi bwo tugendane muri iyi ngingo. Reka tuze mu kanya. Ubundi bw'uyu mugore w'imyaka 45 afite abana babiri ndetse n'umugabo umwe. Yavukiye mu buzima butari bworoshye kuko no kubona imyenda yo kujyana ku ishuri byari ikibazo. Yaje kwigira inama yinjira mu bintu bya sinema, aho muri 2022 baje no kumutorera ko yakurira yaba umuyobozi wa sinema nyarwanda. Ibyo byaje kumuhira ariko ntibyaba byiza, ntibyamuhemba amafaranga yifuza, nawe atangira kujya mu bintu byo gushakisha amakuru ahantu hatandukanye kugira ngo arebe ko yabona amafaranga ahagije. Ibyo byatumye abasha kujya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushakisha amakuru y'intambara ya M23 ndetse n'igihugu cy'u Burundi na DRC tutabyibagiwe, akajya ajya no mu bihugu by'abaturanyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Tanzania n'Ubugande. Kuri iyi nshuro uyu Mutesi Scovia baje kumwica bamuteye isasu aho yari ari gushakisha amakuru aho bita Kisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kanda subscribe ubundi bwo ngende nkubwira ibyabaye kuri uyu mugore Mutesi Scovia. Uru rupfu rwe rwa Mutesi Scovia nibwo tukirwinjiramo mu ndani. Ndagira ngo utege amatwi byagenze bite kugira ngo abe yicwa urubozo. Reka tugendane. Ubundi bwo uyu mugore Mutesi Scovia asanzwe ajya muri Kongo gushakisha amakuru ari kumwe nawe na kameramani we, ariko kuri iyi nshuro ntabwo byaje kubahira kuko aho yakameraga isasu ryaje kuyoba riba rimugezeho rimukubita mu gatuza abaguye hasi. Ndagushimiye wowe wabashije kumva iki kiganiro. Reka tuze mu gace ka kabiri.